Turabasuhuje bakunzi ba Good TV Rwanda aho muherereye hose mukomeze kugubwa neza cyane, ngira ngo aho muherereye mu bihugu bigiye bitandukanye, abadukurikirana bari muri Uganda, abari muri Kenya, abari muri Tanzania, abari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mwese mukomeze kugubwa neza cyane. Kuri mwe mwese turabakunda cyane. Nkwibutsa wowe utarakanda kuri subscribe, nicyo gihe cyo kubikora ukaba uteye inkunga ibiganiro byose bica kuri Good TV Rwanda. None aha ngaha dufite umutumirwa, ngira ngo ni umusesenguzi mu bya politiki ndetse na diplomasi. Aje hano kuri Good TV Rwanda rero kugira ngo atugezeho ibiri kugenda bivugwa hirya no hino muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko buriya itangira rya M23 azi imvo n'imvano yayo ndetse n'ikiri guteza ziriya ntambara mwumva ziri kugenda zivugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muhawe ikaze kuri Good TV Rwanda. Urakoze cyane munyamakuru, urakoze ku kibazo cyiza umbajije nk'umusesenguzi kandi gukoresha amakuru y'ibiriho. Nagira ngo uri kubona ko hano nsanze ni iwanjye, iki ni igice kimwe cy'isomero uri kukibona hano. Yego Rwose ngira ngo uri kubibona. Nagira ngo nkubwire gake ku ntangiriro y'umutwe mu 23. yego Uriya mutwe ntabwo wabayeho kubw'impanuka, yego byose byatewe n'uyu mugabo uri kugaruka muri iyi minsi uje wishimiwe cyane n'abanyekongo, of course, kubera ko n'umwenegihugu ari we perezida ex-president wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Joseph Kabila. yego Urabizi muri 2009 ubwo Kabila yafataga ubutegetsi nyuma y'urupfu rwa se Laurent Desire Kabila, yego yabaye nk'ujijishije, twabyita kujijisha, aho yafashe abarwanyi b'umutwe witwa CNDP yego wari uwa Laurent Nkunda, muramuzi mwese, General Laurent Nkunda. yego Ababeshya ko abashyize mu gisirikare cy'igihugu cya leta, yego ariko bakoramo nta gihembo ndetse itotezwa ari ryinshi kuri bo. yego Nyuma yaho rero Kabila yarakomeje afata igice kimwe cyari cyaragiye gukora nk'abanyepolitiki yego b'uwo mutwe wa CNDP, nabo yanga kugira ikintu na kimwe bamarira ndetse itotezwa kuri bo ririyongera cyane. yego Ibyo byaganishije ko bamwe bari mu gisirikare bagombaga kwigumura baragenda, ndetse n'abanyapolitike baragenda, yego nyuma yo kudashyira mu bikorwa amasezerano yagombaga gushyirwa mu bikorwa nyuma y'imyaka 4 yego atarigeze ahabwa agaciro. yego Ibyo rero niho bagiye ku itariki 23 z'ukwa gatatu, uko bavuga M ni ukuvuga ni Mars, yego 23 ni itariki yego 2012 nibwo uriya mutwe wongeye uragenda ujya kwisuganya, ari nabwo wagarukaga muri uwo mwaka uhita ufata igice kimwe cy'umujyi wa Goma. Ubu tuvugana n'ubu ngubu hari mu maboko yabo, ni naho uyu perezida Kabila yagarutse abasanga. Ahubwo nk'abasesenguzi turibaza impamvu ikomeye yaba yatumye Kabila agaruka, yego nkagira amakenga nkavuga ntese twakizera gute ko ibyo Kabila ibimuzanye niba koko ari amahoro ya Kongo, cyangwa se ashaka kongera gusubiza M23 mu birunga nk'uko yari yarabigize intego. Rero umunyamakuru twakubwira byinshi kuri iyi ngingo, ariko tuzongera tubasure dukomeze dukorane ibiganiro byacu. Turakomeza kuguma dukurikirana amakuru ibira hano hakurya, cyane cyane ko mu minsi mike natwe turagenda tujye kuri tere, turajya tubaha amakuru yizewe. Murakoze. Ese ikibazo cy'amatsiko twakubaza nk'umusesenguzi, Yego. buriya hari icyizere cy'uko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, dore ko cyane cyane Minisitiri w'Ubutabera uriya Mutamba wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari gutanga amabwiriza ngo uyu nguyu Joseph Kabila abe yakwamburwa ubudahangarwa ngo akurikiranweho ibyaha agenda ashinzwa. Ese hari icyizere cy'uko uriya hari ahantu M23 yafashe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se Tshisekedi Felix yazahisubiza? Munyamakuru, nagira ngo nkubwire buriya mu Kinyarwanda dukunda kuvuga ko buriya utaribwa ntashobora kurinda. Murabizi neza ko 2012 babeshye mu mutwe wa 23 rwose barawubeshye, usubira inyuma bawizeza ko bagiye gukomeza ibiganiro by'amahoro, ariko kuri iyi nshuro ndagira ngo nkwizeze ko bidashoboka ko leta ya Kinshasa izongera kugaruka nk'ibice bikontororwa na M23, cyane ko kugeza uyu munsi imirwano irakomeje muri Uvira hari imirwano, nubwo hari udutero shuma, ariko rwose nagira ngo nkubwire ko M23 ikomeye mu bice yafashe, yashyizeho ubuyobozi, murabizi,
yashyizeho ba guverineri, ubu yatangiye gukora n'imihanda. yego Rero nakwizeza ko nkurikije amakuru turi gukura ku binyamakuru bitandukanye, rwose nakwizeza ko M23 n'abaturage barayishimiye cyane, ku buryo itagomba kuhava, ahubwo igiye kugumiza kwagura iyi mipaka yayo n'ibirimba. Rwose dukurikije ibiri kuvugwa, nuko muri Kongo hashobora kubaho balkanization, hakabaho repubulika zigenga cyangwa se state zigenga, ariko M23 kiriya gice yafashe ntabwo izakirekura. wakoze cyane rwose, ngira ngo uhawe ikaze, tuzongera tugutumire wongere ugaruke utugezeho ubundi busesenguzi. Ngira ngo bakunzi ba Good TV Rwanda aho muherereye hose, duhora tubifuriza amahoro ndetse n'imigisha biva ku Mana. Ngira ngo umusesenguzi wacu mwumvise ko ari umusesenguzi mwiza cyane mu bya politiki ndetse na diplomasi. Ngira ngo tuzongere tugaruka tumubaze andi makuru agiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino ku isi. Murakoze umunyamakuru.